nyagasani akabaganje mwiguzo uhoraho n'umwami yisesuye ubuhangare uhoraho yambaye ububasha yarawukinishije Yesu Kristu ni nyagasani akabaganje aganje mwiguzo Yesu Kristu ni nyagasani akabaganje aganje mwiguzo isi yarayishinze arayikomeza intebe yawe y'ubwami yashinzwe utajegajega uriho kuva kera na kare Yesu Kristu ni nyagasani akabaganje aganje mwiguzo Yesu Kristu ni nyagasani akabaganje aganje mwiguzo ibyo waduhishuriye n'amanyakuri ingoro yawe ikwiranye n'ubutungane uhoraho w'ibihe bisahura bisiburana Yesu Kristu ni nyagasani akabaganje mwiguzo Yesu Kristu ni nyagasani